Yes, abavandimwe twongeye kubiyegereza, turagarutse kugira ngo dukomeze tuvuge ku ijambo ry'Imana twari twatangiye, ariko turifuza ko uyu munsi wenda iyi topic twayikrotira, twayirangiriza aha. Ibyo twavugagaho twasomye mu butumwa bwiza bwa Luka ibice 10 umurongo wa 27. Reka twasubiremo. Aravuga ngo, aramusubiza ati, ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, kandi ukunde mugenzi wawe kuko wikunda. Haleluya bene data. By'ukuri iri jambo twarivuzeho, amagambo tumaze kuganiraho, twavuze ukundisha Uwiteka umutima wawe wose. Twabivuzeho uburyo dukundisha Uwiteka umutima wacu wose tumaramaje. Twavuze kuri ba Yobu, turongera tuvuga gukundisha Imana imbaraga zacu, our power, our energy zacu zose, imbaraga zacu zose. Tuvuga amakuru y'aba Gideyoni, uburyo yatsinze abamidiyani. Tuvuga uko imbaraga tuziheshwa n'Imana, imbaraga tuziheshwa na Mwuka Wera. Gideyoni yatsinze abamidiyani 135 bari 300. Byashaka kuvuga ko umusirikare umwe yahanganaga n'abasirikare 450 ukoze imibare. Uyu munsi rero reka tuvuge ukunde mugenzi wawe kuko wikunda. Ukunde mugenzi wawe kuko wikunda, niyo magambo twasomye, niryo ryiri jambo. Umunyamategeko yarabajije Yesu, ndetse ni gute nakora neza nkabona ubugingo? Aramusubiza ati, umunyamategeko niwe wamubwiye. Yesu aramubwira ngo ese byanditse gute? Aramusubiza ati, ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose, kandi ukunde mugenzi wawe kuko wewe wikunda. Ariko ukunda mugenzi wawe nuko Yesu aramubwira ngo nuko muvuze neza. Arongera aramubwira ngo ese mugenzi wanjye ninde? Niho Yesu yamuciriye umugani. Aramubwira ngo hari umuntu wari uvuye i Yerusalemu aje i Yeriko, ngo agere mu nzira ahura n'abambuzi, baramukubita, bamwambura utwiwe, bamusigaho, ngo kandi ngo bamusize ngo yenda gupfa, ngo wasigaye gatoya ngo apfe. Ngo nuko umutambyi araza, ngo amugezeho, ngo arakatiriza arigendera. Umulewi nawe araza, amubonye aryamye aho basize bamukubitiye cyangwa se bamwamburiye, ngo nawe arakikiza arigendera. Ngo umusamariya ahageze, ngo amugirire imbabazi, ngo aragenda, ngo aramubyutsa, ngo atangira
kumwoza no kumukura aho hantu, amukorera swe zose zishoboka, amugirira neza, aramuvuza. Arangize Yesu aramubaza, muri abo bantu bose batatu mugenzi w'uyu muntu ninde? Wa muntu aramubwira ati mugenzi we ni uyu Musamariya waje amenya ikibazo cye. Yesu aramubwira ngo nuko nawe uje ubikora utyo. Haleluya. Ukunde mugenzi wawe kuko wikunda. Ufashe mugenzi wawe kakujya wifasha. Hari ababaye hano tunyuraho mu mihanda, mu bitaro, cyangwa se naho utuye hariya. Hariho abo wafasha, hariho abo watabara. Ese ntuzubabona? Uzurinda ngo umuzungu uvuye Amerika azafashe abatishoboye kandi wishoboye uraho? Ese uri mugenzi w'uwo muntu? Ese hari icyo umariye uwo muntu? Ese hari icyo umariye uwo muntu muturanye, cyangwa se unyuraho, cyangwa se uwo musengana, cyangwa se uwo mukorana, cyangwa se wa wundi wa mupurando wo hasi, cyangwa se wa muntu wese ubona uri mu kibazo? Waba Umusamariya mwiza, nawe waba Umusamariya w'ingenzi. Dukunde bagenzi bacu kuko twikunda. Dukunde bagenzi bacu kujya nawe wifuza uko bagukorera, ariko wifuza gukorera nawe abandi. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo dukunde bagenzi bacu uko twikunda. Fasha uriya muntu ubabaye, fasha uriya muntu ufite ibibazo, fasha uriya muntu, mufashe. Bene data, reka dukomeze dufashe bagenzi bacu kugira ngo dusoze icyo ijambo ry'Imana rivuga. Murakoze cyane kubw'ijambo ry'Imana. Tuzakomeza ku yandi magambo, kandi mwarakoze cyane kwihangana. Imana ikomeze ibahe umugisha. Amen.